Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kuko ndi kumwe namwe muri uyu mugoroba kugira ngo dufatanye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi w'ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu, uko wabyita kose, igisobanuro ndatekereza yuko ari kimwe. Noneho komisiyo y'ivugabutumwa ubwo ari igihe yahitagamo kugira ngo nganire namwe, byarangoye kuko naribajije ariko si ubwa mbere nganiriye kuri iri jambo aha ngaha. Ndatekereza hari niba ari umwaka ushize, niba ari ushize bungira ngo cyangwa uriya wabanjirije. Nanone sinzi ukuntu byagize gutya bihurirana n'umunsi w'ubutatu bwera, nanone ari ugomba kuvuga ubutumwa. Imana icyo gihe hari amagambo yantumye kuganira namwe kandi ndatekereza yuko byagenze neza. None n'uyu munsi bigize gutya mbona bihuriranye nanjye, ndavuga Mana yanjye, aya magambo ko ari amagambo akomeye kuki iteka bigira gutya ukaba ari gituma kugira ngo nyaganireho. Ni amagambo akomeye cyane. Ubutatu bwera ntabwo byoroshye kubisobanura, kuko gusobanura ubutatu bwera ni ugusobanura Imana. Uribaza yuko hari umuntu ushobora gusobanura Imana ngo bizakunde? Buri kintu usobanura bigakunda, njye ku bwanjye uko mbyumva, ni ikintu wowe ubwawe uba warabashije gufata ukagisobanukirwa neza, ukakirunda mu mutwe wawe, ukakigaragura ukamenya cyose uko gikora, ukamenya ko giteye, ukakimenya imbere n'inyuma. Bityo noneho ukabasha kugisobanura n'ugisobanuriye nawe akacyumva, ukamufasha kucyumva nkawe. None Imana aho bikomerera, Imana iradusobanukiwe kuko niyo yaturemye idushyira mu isi. Bityo rero twebwe usanga turi akantu gato cyane ugereranyije n'ubuhangange bw'Imana. N'ubwenge yaduhaye yatugabanyirijeho gato cyane ku bwenge bwayo, ariko yo noneho yizigamira byinshi cyane. Sasa rero umuntu agiye hariya akihandagaza akakubwira ati ngiye kugusobanurira Imana ku buryo nyirangiza yose ukayisobanukirwa 100%, yaba agiye kwibeshya cyane. Kuko twebwe ngo imbere y'Imana tumeze nk'ikibumbano. Ikibumbano ukuntu ushobora kwicara hariya ukabumba itafari cyangwa ukabumba ikibindi, ukavuga uti ndakigenza gutya na gutya, wowe uba ufite ishusho yacyo ko wumva wifuza yuko kimera, ariko cyo ntabwo kiba kizi ngo wowe urimo urabumba igiki, kugeza igihe ukirangirije ukagishyira hariya. None cya kibumbano kuza ngo gitangire gusobanura wowe wagitekereje kitarabaho, ntabwo ari ibintu byashoboka. Singiye kubabeshya ngo nje kubasobanurira Imana ku buryo muri buze kuyumva, ariko kubera yuko iby'Imana nanone bisobanurwa nayo n'umwuka wayo, wenda iraza kumfasha mu magambo make ndi bushobore gukoresha cyangwa mu ngero nke ndi bushobore gukoresha, tugira ikigero tugeraho cyo kumva Imana, ariko ntabwo ari ukuyumva yose, ntibishoboka. Kuko kugira ngo tuzayibashe kugisobanukirwa neza, ibyo n'ibyo izaduhishurira tumaze kugera imbere yayo, nibo tuzabasha kuyisobanukirwa 100%. Ariko kuva tukiri muri uyu mubiri hari byinshi tudashobora gushikira kuko Imana ubwayo yarabiduhishe. Amen. Ariko se reka mbabaze, ngira ngo n'icyo gihe narabivuze, twari abanyeshuri tukiri Butare, hari musenyeri w'abakatolika yari yaje kwigisha. Noneho umuntu w'umusiramu umwe arahaguruka aramubaza
amubaza nyine ibijyanye n'Imana, ukuntu tuvuga ngo Imana irabyara, ngo ikagira umwana, ngo kandi umwana niyo nawe ni Imana, ati kandi mwarangiza ngo mukagira ngo Imana data, Imana umwana, ati ibyo bintu bimeze bite, ni kubera iki mubeshyera Imana ngo irabyara? Arangira aravuga ati ntabwo tugarukira kukuvuga ngo Imana data ni Imana mwana, ati ahubwo hari n'undi wa gatatu wowe wibagiwe twongeraho witwa Mwuka Wera. Agerageza kumusobanurira akoresheje amagambo magufi n'ingero ngufi nyine we yari ashoboye kubona, ariko arangije aravuga ati nubwo mbikubwiye gutyo ntabwo wabisobanukirwa ijana ku ijana. Ati nanjye ubwanjye kuko hari ibyo ntasobanukirwa ijana ku ijana ku Mana, ati kandi uko kuba ntabasha kuyisobanukirwa ijana ku ijana cyangwa ngo nyisobanure ijana ku ijana nibyo bituma ngira gute nyizera. Haleluya. Ati kuko Imana iza kuba ari ikintu ushobora kujya hariya ngasobanura nk'uko mwarimu ajya hariya agasobanurira umunyeshuri ngo rimuteranyijeho rimwe biba kabiri, agafata ikaramu imwe n'iya kabiri, ati ni nk'uko wafata ikaramu n'iya sebu zibaye zingahe, zibaye ebyiri, umwana akabyumva akabisobanukirwa. Ati ibyo bintu ntabwo nabyizera. Ati iyo Mana mu gace kanjye kangana gutya n'ubwenge bwanjye bungana gapfunsi, ati nshobora gusobanura yose nkayirangiza, hanyuma iyo Mana nayizera ngo hari icyo yamfasha, hari icyo yankorera ntashoboye. Ati ariko kubera yuko nzi yuko iyo Mana hari aho ntashobora gushyikira iyo ireba, hari n'izige ntazi, hari ibyo ibasha kubona jye ntabona, hari ibyo ibasha gusobanukirwa no gusobanura jye ntabasha gusobanura, nibyo bituma noneho nyiringira ntayizera kuko irandenze. Haleluya. Byageze aho numva iryo jambo riramfashije cyane, ndavuga nti ibyo dutaha igihe dushaka gushakisha rimwe na rimwe ukabisoza ugeze ahantu ushobora guhakana Imana, ahubwo nibyo byakabaye bidufasha kugira ngo twizere iyo Mana. Haleluya. Reka mbaho urugero. Nzi yuko nkurusha imbaraga, ntabwo twajya ahantu hakomeye ngo nkwiringire yuko hari icyo wamarira ndamutse ntewe n'abajura, kuko nkurusha imbaraga. None se ubwo ndakwizera ngo we wandwanirira gute kandi nkurusha imbaraga? Ariko mu gihe nzi ngo wowe ngo ushobora kunterura n'akaboko kamwe kanjugunya hariya, niyo twagenda mu muhanda ndi kumwe nawe navuga ngo uyu muntu nihagira umuntu nkinisha aramutera umugero umwe ahita arambarara hariya. Ngiye Imana rero. Haleluya. Reka tujye mu byanditswe byera. Igice cya mbere twasomewe cyangwa twasomye, twumvaga umuntu witwa Bwenge. Bwenge asobanura. Bwenge uyu nguyu aravuga ngo, kumva umutwe w'amagambo ni igice cya munani, imigani igice cya munani. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Bwenge yongera guhugura. Umurongo wa mbere ukavuga ngo ntimwumva ko Bwenge ashyira ejuru akarangurura ijwi ry'ubuhanga, ahagaze ku mpinga z'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro y'umurwa, ashyira ejuru ari mu bikingi by'amarembo. Noneho yagera ku murongo wa 22 akavuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Yarangabiye ataragira icyo arema. Aho tuhaca akarongo. 23 ngo uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ngo ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amezi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe,
yari itararema isi mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka, igihe yaringanije amajuru nari impari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atararenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Reka wenda tube turekeye aho ngaho. Uyu muntu muri iki gice bita bwenge, ugiye gusoma neza uraza gusanga nta wundi ari Yesu Kristo. Haleluya. Burya Bibiliya hari uburyo ivuga Yesu Kristo. Ahangaha Salomo we yakoresheje iri zina rya bwenge, kuko mu by'ukuri muri Yesu Kristo niwe soko y'ubwenge, niwe utuma tubasha kumenya Imana, kumenya icyo Imana ishaka, kandi tukabasha kukigenderamo. Haleluya. Noneho Yohana nawe mu gice cya mbere we akamwita nde? Akamwita Jambo, kuko Yesu niwe jambo ry'Imana. Kandi turareba, iyo turebye nanone mu itangiriro igice cya mbere, turabona ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itaragira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Haleluya. Reka dukomeze tujye ku murongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. Urugero rumwe ngiye kwifashisha kugira ngo ngerageze gusobanura Imana ni urugero rw'umuntu, kuko Imana kugira ngo idufashe kubasha kugira icyo tuyimenyaho cyangwa icyo tuyisobanukirwaho, nuko yahisemo kuturema mu ishusho yayo. Haleluya. Ngo mu ishusho yacu, ase natwe. Hanyuma munsi bakavuga ngo niko yabaremye, Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. None uko tubireba turabona Imana Data wa twese, nk'uko tujya tubivuga, tukabona Imana Mwana Yesu Kristo, tukabona n'Umwuka Wera, kandi tukavuga ngo ni Imana imwe. Ngo ariko Imana imwe iriho mu butatu butagatifu cyangwa mu butatu bwera, aribyo twizihiza uyu munsi. Noneho umuntu umwe akakubwira ese ni Imana eshatu? Atoya, ni Imana imwe. Abishyiramo inyurabwenge, ukoresheje ubwenge bw'umuntu, ukumva ntubyumva. Ese Data, Umwana, Umwuka Wera ko babaye batatu, none urimo urambwira ngo iyo bateranyije baba umwe? Ibyo bintu ni ibiki? Ariko iyo wibaza ibyo ngibyo, bivuga yuko nawe ubwawe utarisobanukirwa. Ese ko yakuremye mu ishusho yayo, usa nayo, ni gute wowe ibyo ngibyo utabisobanukirwa kandi nawe usa nayo? Ni gute utabyumva? Ese umuntu agizwe n'iki? Wajya neza noneho mu gusobanukirwa ugasanga umuntu nawe ari mu byo bice bitatu. Ufite umubiri, ufite ubugingo,
ngira ngo n'umwuka, sinzi mu kinyarwanda niba ari uko nguko nabivuga. Ni ukuvuga ibyo bice bitatu birahari muri wowe, buri gice wavuga ko kigize gutwe kirasobanutse, yewe rimwe na rimwe gishobora no kuba gisa naho kigenga, ariko ntigishobora gukora cyonyine. Kandi wowe umuntu ntushobora kubaho kimwe muri ibyo bice kitariho. Turabyumvikana? Imana mu byo yaremye ibinyabuzima hari ibyo yahaye ibice bibiri, bikagiha umubiri, wenda ikagiha n'ubugingo, ariko byagera ku gice cy'umwuka ugasanga yo ntigize gute, icyo kiremwa ntigifite icyo gice. Ariko twebwe kubera yuko yaduhemukiyemo umwuka wayo kugira ngo tubashe gusabana nayo, icyo gice yatwongereyeho cya gatatu cy'umwuka wayo nicyo gituma tubasha kuganira nayo. Niyo mpamvu nta hene ishobora kuramya Imana, cyangwa ngo ihene ngo ijye mu mwuka itangire kukubwira ngo ndabona ngo umwuka w'Imana arimo kumbwira gutya na gutya. Ntibishoboka. Nubwo ifite igice cy'ubugingo nabwo buzapfa, kuko n'ubugingo turaza kubugeraho. Hari ubugingo buzapfa, hari n'ubugingo buhoraho, ariko Yesu yaje kugira ngo yongere kuduhesha twari tumaze gutakaza. Ni ukuvuga rero, hariya bwenge yabivuze neza ngo mbere na mbere y'uko isi n'ijuru biremwa, ngo data yarangabiye. Ni ukuvuga Imana mbere y'uko irema ijuru n'isi karimo umuntu, yo yaricaye. Ni ukuvuga ntushobora kuvuga Imana iyo ukoresheje ijambo Imana. Tubyumvikane neza. Ubuvuze bariya bantu uko ari batatu, nubwo ndimo kubita abantu si abantu, ariko biriya bice ko ari bitatu. Iyo uvuze ngo ijambo Imana urimo uravuga biriya bice bitatu, nta na kimwe uvanyemo. Ni ukuvuga nutangira kuvuga Data, Mwana, Mwuka Wera, ubwo urimo uratandukanya bitewe n'imirimo wenda buri gice gifite. Ariko ijambo Imana ni ukuvuga rero, kuko none hari cya gice cy'umwana kirimo kuvuga, ntabwo arimo kuvuga ngo Imana yarangabiye, kuko navuga Imana nawe yishyizemo, ariko arimo aravuga ngo Data yarangabiye. Ndagira ngo musobanukirwe aho hantu. Arimo aravuga baricaye, Imana yaricaye ikora gahunda, tugiye kurema isi n'ijuru, tugiye kurema umuntu asa natwe, ariko yari ibizi neza yuko igihe kizagera uwo muntu akagira gute, akagwa. Yamara kugwa ati wowe mwana rero, wowe jambo, kuko wowe jambo niwe nakoreshaga ngo habeho yakarema, kuko hatari ijambo ry'Imana kurema ntibyari gushoboka. Yo yaravugaga ijambo rigakora. Wenda ibyo nawe twari kubyinjiramo cyane tukareba ijambo rishobora gukora gute, ariko ni igihe gito. Ariko noneho ikavuga iti wowe mwana, igihe umuntu azaba yaguye, noneho akagira urupfu rw'ubugingo, cya gice cy'ubugingo, ni ukuvuga nagwa umwuka wanjye azagira gute, azamuvamo. Namara kumuvamo ubugingo buzapfa muri we. Nibupfa ntabwo tuzishimira gupfusha umuntu. Umushinga wacu ntabwo tuzawureka ngo uhombe kubera Satani. Wowe mwana ni wowe uzamanuka mu isi, wambara umubiri nk'umwana w'umuntu, kugira ngo uzacungure umuntu, umugarurire bwa bugingo buzima. Haleluya. None numara kumugaburira ubugingo buzima, ubugingo umaze kubugarura, ubugingo ntibubaho butarya. Ni ukuvuga ubugingo bugomba kurya ibyo kurya by'umwuka. Noneho nawe Mwuka Wera uzamanuka kugira ngo uzabashe kugaburira bwa bugingo, ujye ubuyobora kugira ngo uburinde bya bindi Satani yakoresheje kugira ngo abujyane, kugira ngo atazongera kutunyaga umuntu. Ujye uburinda, uburinde ikibwanduza, ubwereke uko bugomba kugenda, ubugaburira ibyo kurya by'ubugingo, ubugingo bubyibuhe bukure, kugira ngo noneho wa muntu muzima tuzabashe kumubona. Abagabira imirimo umushinga wo kurema utarabaho. Nibyo arimo kuvuga aha ngaha ngo Data yarangabiye mbere y'uko ijuru n'isi bigira gute, biremwa. Ni ukuvuga byagiye kuremwa, misiyo ya Yesu ihari na misiyo y'Umwuka Wera ihari, already zari zihari. Niyo mpamvu muri buze gusanga Yohana wabisobanura neza.
akavuga ngo mbere na mbere habayeho jambo. Reka tuhasome Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo. Wabibonye? Misiyo ya Yesu niwe ushinzwe ubugingo bwacu, niwe wagombaga no kuza kubucungura. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Haleluya. Umurongo wa 10, yari mu isi, ndetse isi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. 14, jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu. Haleluya. None ya misiyo irageze yo kugira ngo jambo uyu nguyu amanuke yambara umubiri, kuko nta kuntu yari kuza kuducungura akiri mu bumana. Ntabwo byari gushoboka, kuko wenda dusubiye hahandi Imana imaze kurema Adamu na Eva yarababwiye ngo umunsi mwariye kuri kiriya giti no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Barangije barakirya. Bamaze kukirya, hari urupfu bahise babona ako kanya rwahise rubabaho. Ni ukuvuga umwuka w'Imana yahise agira gute? Ahunga. Noneho ahunze ubugingo bugira gute? Burapfa. Noneho habaho spiritual death, urupfu rwo mu buryo bw'ubugingo. Hasigara umubiri ugenda udundaguza, ariko nawo ariko ugenda usaza kugira ngo uzagire gute? Uzarunduke nawe upfe. Noneho Imana kugira ngo igarure ibyo ngibyo, hagombaga kuza utarakoze icyaha, akaba ari urupfu noneho rwo kuduhesha ubwa bugingo bwari bwarapfuye, kugira ngo bongere bube ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubundi umuntu rero bya bice bitatu uko nababwiye byose, ubundi uko uvutse uravuka ugakura, ibyo bice bitatu byose byakabaye bigira gute? Bikura ubyitayeho neza. Hari abahanga rero bagiye bavuga ngo bantu ngo burya ngo ubushobozi Imana yaduhaye nta nubwo tujya tubukoresha hejuru 10%. Reka yaba uyu mubiri, kapasiti Imana yahaye umubiri wawe gutekereza, ngo umuntu ubukoresheje cyane, abagiye bagerageza kubukoresha ni abangaba ubona bagize gute? Bavumbuye ibintu bihambaye. Ariko muri twebwe habamo ubunebwe. Ubwo bunebwe ukashaka kurya no kuryama ugasinzira, ntukoreshe ubwo bushobozi bw'ubwenge Imana yaguhaye cyangwa imbaraga yaguhaye, ugasanga urinze usaza utarakoreshaho 90% byose bizigamye biri hariya bisinziriye. Uko rero wa mubiri ukenera kurya kugira ngo ukure neza, ibyo kugira ngo bigereho nuko umubiri ugaburirwa, ukarya indyo yuzuye, ukabasha gukura mu gihagararo, mu mbaraga ndetse no mu bwenge. Iyo wariye nabi, haba mu gihagararo habamo kugwingira, umuntu ukabona umuntu w'imyaka 20 ariko ameze nk'akana k'imyaka 7. Wajya kumubwira ngo terura ijerikani y'amazi ukabona agwanye nayo, uravuga ngo uyu mwana muri we habayemo kugwingira. Ni ukuvuga ntabwo yagaburiwe neza indyo yuzuye ituma agira imbaraga, haba mu mitekerereze, mu bwenge. Ubu bene uwo nguwo niyo umujyanye mu ishuri gutsinda biba ari ikibazo, cyangwa se mu mbaraga cyangwa mu gihagararo. Icyo ni igice cy'umubiri. Noneho twagera ku gice
cy'umwuka cyangwa cy'ubugingo, Pawulo niwe wita umuntu wacu w'imbere, uwo nawe afite uburyo yitabwaho. Ubugingo nk'uko nababwiye bugaburirwa n'umwuka, noneho umwuka ubugaburira uwo nguwo agafatwa na cya gice cy'umwuka Imana yaduhumekeyemo, bwa bumana buri muri twebwe. Ni ukuvuga buri muntu yaremwe muri we afitemo ubumana, agace k'ubumana gaturuka kuri wa mwuka uturuka ku Mana. Uwo nguwo rero niwe ukomunika n'Imana, akamenya ubushake bw'Imana, akagusobanurira byose. Uko agenda rero wunguka ubwenge bw'Imana, ubugingo bwawe burakura bukabyibuha. Haleluya. Ikibazo rero aho kiri aha ngaha, hari amasoko abiri. Iyo udasomye kuri ya soko y'Imana cyangwa ikaziba, hari isoko noneho yo yifungura automatically izana ibiroha nanone mu bugingo. None ugasanga ubugingo burimo burarya ibyo kurya by'umwuka ariko atari umwuka w'Imana, bijyana mu kurimbura ubugingo. Ni cya gihe ubona umuntu bakakubwira ukabona umuntu arahagaze ariko mu bugingo yarapfuye. Ni ukuvuga Adamu na Eva barangayeho gato, bavoma ku isoko idaturutse ku Mana. Ni ukuvuga ayo masoko yombi uko ari abiri ahora turwaniraho twebwe nk'abana b'abantu. Bigusaba rero kuba maso kugira ngo ubashe gutandukanya isoko ituruka ku Mana n'isoko ituruka ku mwanzi, utayigaburira ubugingo bwawe. Iyo uyigaburiye rero mu isoko ituruka ku Mana, umuntu wacu w'imbere ubugingo burakura bugakura, none ugakura mu bugingo no mu mwuka ugakura, none ukabasha kuganira n'Imana, ugakomunika n'Imana. Ni ukuvuga impamvu nakubwiye ngo ibyo bice bisa naho bitandukanye buri kimwe mu byo gikora, nyamara biri mu muntu umwe. Ushobora gusanga umuntu yicaye aha ngaha, iyo ari umuntu wabashije kugaburira neza ubugingo bwe, noneho yaba yicaye aha ngaha ariko ugasanga arimo araganira n'Imana, hari ibintu irimo kumwereka aha ngaha, byari bitagenda neza cyangwa ibigenda neza, nyamara igice cy'umubiri kiri aha ngaha murakireba. Ni ukuvuga uwo muntu ni bya bice nababwiraga birimo gukora imirimo itandukanye. Ariko noneho iyo mu bugingo ahagaze neza, abugaburira neza, n'umubiri nawe uratangira gutegekwa, nawe ukagenda mu buryo bugira gute bunezeje Imana. Ukabona umuntu noneho aragenda afite yera za mbuto z'umwuka twavugaga. Ntushobora kwera imbuto z'umwuka mu bugingo bwawe bitameze neza, jamais ntibishoboka. Umunezero, ibyishimo, ubugwaneza, urukundo, ibyo bintu ntibishobora kuza muri wowe urimo kuvoma ku isoko yayo y'ibiroha kandi mu bugingo bwawe udahagaze neza. Niyo mpamvu rero ubona umuntu, niba umuntu yishwe n'agahinda cyangwa afite ikibazo kirimo gutuma mu mutima we bitagenda neza, kumva mu bugingo we bitameze neza, agahungira mu masengesho cyangwa mu ijambo ry'Imana, uko agenda asenga, uko agenda asoma ijambo ry'Imana, agira gute akumva bya bibazo birimo biragenda bigira gute bishira buhoro buhoro, bigenda bishira, akavayo ukabona wa wundi avuyeyo noneho ahimbaza yishimye. Ni ukuvuga urupfu ntabwo ruba rwatangiriye ku mubiri, rutangirira imbere mu gice cy'ubugingo. Satani ajya kwica ubugingo, yamara kwica ubugingo, noneho ingaruka z'ubugingo ukazibonera ku mubiri. Nujya ubona umuntu rero ugenda widoroga akanywa urumogi, ukabona umuntu arimo arakora ibyaha bitandukanye, burya ikosa tujya gukora ni uko twibaza yuko tugiye guhindura umubiri. Ntabwo ikibazo ari umubiri, kuko umubiri, ibigaragara ku mubiri ni ingaruka y'ikibazo kiri mu bugingo. Haleluya. Sasa rero wowe iyo ufashe umuntu ubona wiyahuza ibiyobyabwenge, umuntu w'indaya wirirwa urara ahangahe ejo akarara hariya, akava ku munsi mu cyumweru yaryamanye n'abagabo bangahe, wowe kwibaza ngo wagenda ngo ukamubwira ngo ibi bintu urimo gukora ngo ni bibi ngo bireke, ndakurahiye ntushobora kumuhindura. Biragusaba kubanza noneho kujya mu bugingo ukamugaburira ibyo kurya by'umwuka, ariko noneho by'umwuka uturuka ku Mana. Noneho igihe cy'ubugingo cyatangira kugenda gikura kikagera ku rugero runaka, nibwo ubona noneho n'inyuma agize gute ahindutse. Turibeshya rero tukibeshya yuko dushobora gukizwa duturutse inyuma, ngo noneho bikahindura. Umuntu w'inyuma ntashobora guhindura ubugingo, ahubwo ubugingo guhindura umuntu w'inyuma. Haleluya. None rero Yesu nk'umuntu waje kugira ngo yongere kurisoaringa cya gice cyacu cy'ubugingo, amaze kurangiza misiyo ye
haravuga ati nubwo noneho ubugingo bubagaruriye ntabwo mushobora kuzabaho ngo mubeho muri bazima mubashe kurinda ubugingo bwanyu mubashe no kubugaburira ryo kurya ry'umwuka muri mwenyene je misiyo yanjye irarangiye ariko noneho ningenda noneho n'umwuka wera agiye kuza ngo kandi wowe none hazabana namwe azaba muri mwebwe ngo abisi ntabwo bashobora kumusobanukirwa uwo nguwo ntibishoboka ngo ariko mwebwe mugira gute muramuzi kuko abana namwe no kuvuga nujya kureba uraza gusanga hari isengesho Yesu yasengeye abigishwa be ni muri Yohana igice cya 17 Yohana igice cya 17 tuharebe tuhere ku murongo wa 20 ngira ngo haravuga ngo sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babumwe nk'uko uri muri jye data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babe umwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wewe wantumye nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe jyewe mbe muri bo nawe ube muri jye ngo babe umwe rwose ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze ni ukuvuga ahangaha Yesu arimo arasabira intumwa ze ngo zizabashe kuba umwe kuko kimwe mu ntwaro Satani akoresha ari ugutandukanya yabonaga aba bantu nibatandukana niba umwe misiyo idashobora kugerwaho noneho ukabaha urugero ngo jewe nawe uko turi umwe ni ukuvuga Imana data n'Imana umwana nta na rumwe bajya bagira gute babusanya bahora bari umwe icyumwe avuze n'undi nuko icyumwe akoze baba bazi ibintu uko bigomba gukorwa kandi ntawe ubusanya n'undi nabo bagombaga kuba umwe aha Yesu arimo aragaragaza yuko we na data ari umwe ndibuka kera nanone tugeze kujya twari turimo gukoresha imodoka hariya mu Biryogo muri Tari Nyota none imodoka twari turimo gukoresha yari yanditseho ngo Yesu ni igisubizo no kuvuga rero naje gusanga iryo jambo ryari ryanditse kuri iyo modoka ryatumye abantu banyegera muri bene data batemera Kristo noneho baraza barambwira batangira usanga turi muri discussion zijyanye na Yesu ukuntu ari Imana bati mwebwe muvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana ikibazo gikomeza kuza ubwo cyaje kimeze nka cya kindi babajije wa musenyeri ati ni gute mushobora kuvuga ngo Imana yarabyaye ngo yabyaye Yesu ako kanya sinzi ukuntu Imana yampaye ubwenge kuko ntabwo nari gukoresha amagambo yo muri Bibiliya ngo basobanurire kandi batayizera aho ubwo nahise mubwira wari kuyisonga ndamubaza ntusibye Yesu wowe ubwawe ntabwo uri umwana w'Imana yumvise mubajije ngo wowe ntabwo uri umwana w'Imana asanga atahakana ngo ntabwo ndi umwana wayo arandeba arangije ngo ngo najyaga nibaza yuko mushaka kuvuga yuko Imana nyene ari nka kwa kundi umugabo n'umugore babyara umwana ngo ariko niba ushaka kuvuga yuko yabyaye Yesu nk'uko nanjye yambyaye ngo aho ngaho ndabyumvise ni sawa arangije ngo ariko ngo nanone ngo hari ikindi ngo ntasobanukirwe ngo ibyo kuba umwana wayo nabyumvise niba yaramubyaye kwa kundi yatubyaye twese ngo ariko se ngo ko muhindukira nanone mukavuga ngo nawe ni Imana nagire ndamubwira nti jewe ubundi iki aturi umuntu n'ubuse mbyaye nabyari
ngo wabyaranye n'umwana, umwana w'iki, ngo w'umuntu nyine. None se nshobora kubyara ihene? Atoye. None se umwana wanjye nk'umuntu niba nawe aza ari umuntu, umwana w'Imana we yaza ari iki? Impaka zagarukiye aho ngaho. Arangiza atoke ati nabyumvise ariko nzagushaka noneho nze tuganire cyane, ntabwo twongeye kubonana. Ariko ubwo nakoresheje ayo magambo, ariko yamfashije, ntabwo nakoresheje amagambo yo muri Bibiliya, n'ubwenge Imana yanyunguriye aho ngaho, impaka tuzisoza gutyo. Ariko mu by'ukuri Yesu umwana w'Imana mbere yuko avuka muri iyi si, mbere yuko aza ngo yambare umubiri, ntabwo yitwaga Yesu. Icyo tucyemeranyaho. Ntabwo yitwaga Yesu. Yatangiye kwitwa Yesu ari uko amaze kugira gute, ngira ngo mwibuka neza, marayika Gaburiyeli abwira Mariya ngo uzasama inda y'Umwuka Wera, uzabyara umwana. Yanabwiye ngo uwo mwana azitwa nde? Azitwa Yesu, kuko ari uzacungura abari mwese. Ni ukuvuga igihe yari akiri hahandi, akiri kumwe na Data, baremye isi n'ijuru, bagabana imirimo y'ibyo bazakora. Icyo gihe Yohana wamwita ngo yitwaga Jambo, kuko Imana yaravugaga ngo reka habeho. Noneho muri uko kuvuga ngo habeho, rya jambo Imana ivuze, ibintu bigakoreka bikabaho. None igihe kigeze, iravuga ijambo nanone, irituma marayika, iriha Gaburiyeli ngo genda uribwire Mariya. Gaburiyeli araza imbona nkube nahagarara imbere ya Mariya, aramubwira ati uzabyara umwana, uzasama inda, kandi uzabyara umwana, uzamwite Yesu. Iryo jambo Imana yavuze noneho risohorwe na marayika, rirangije rihita ryinjira muri Mariya, yiforumamo umwana. Umwana utarabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Iryo jambo ryambara umubiri, noneho rivamo umuntu umeze nkatwe, 100% ameze nkatwe. Uwo mwana noneho aza kwitwa Yesu. Haleluya. Yesu nguwo rero yabaye muri iyi si, aba muri iyi si afite akamero k'umwana w'umuntu, ariko nanone muri we harimo na bwa bumana. Niyo mpamvu Yohana, aho twasomye Yohana igice cya mbere, havuze ngo yabayeho ngo tubone ubwiza bwe. Reka nongere mparebe Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere twabonye umurongo wa 14 ngo Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe. Wa jambo, rya jambo ry'Imana none uribaye umuntu abanye natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'Imana, n'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Uwo rero aje kugira ngo abashe kurestoringa cya gice cyacu cy'ubugingo cyari cyarazimiye, akigarure mu murongo w'Imana. Niyo mpamvu Yohana wa mbere nanone igice cya 5 umurongo, Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 12 haravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, nawe utamufite nta bugingo afite. Haleluya. Yesu nguwo rero mu kubaho muri iyi si afite cya gice cy'umwana w'umuntu, kuko yaravutse nkatwe, n'igice noneho cy'ubumana kiri muri we, yabanye natwe. Aha rero niho kenshi na kenshi ihurizo riri ryagiye rivukaho n'ubuyobe bwinshi cyane isi yagiye irwana nabwo kugeza n'uyu munsi. Bamwe bakavuga batoya Yesu nguwo yari umuntu, ntabwo yari Imana, yari intumwa y'umuntu. Umwana yavutse aranapfa, ni Imana, uko Imana yamuhaye ubutumwa ngo genda ugire gute ubuvuge. Ariko nanone hakaba n'abandi nabo bagendaga bavuga bati ariko nta mwana w'umuntu wigeze avuka ari uko marayika avuze ijambo. Abana b'abantu bavuka ari uko habayeho guhura k'umugore n'umugabo,
Yesu ntabwo yari umuntu, yari Imana. Ati Yesu niwe data, niwe mwuka wera. Ni ukuvuga yaraje yambara umubiri ariko n'uwo nguwo. Noneho byagira aho ngaho ugasanga barimo baribaza ese none se Yesu niba ari we data akaba na mwuka wera igihe yabaga ari kuri iyi si, none se nta yindi Mana mu ijuru hari hasigaye iki? Ugasanga ayo mahurizo aragendaza. Ariko mu by'ukuri Yesu yari ijambo w'Imana noneho wambaye umubiri w'umuntu. Ni nayo mpamvu nawe biragusaba gusobanukirwa cyane imvugo ye. Hari aho avuga nka Yesu w'Imana, hari naho ugenda usanga akavuga ugasanga ni Yesu w'umuntu urimo kuvuga. Ibyo bintu biragusaba umwuka w'Imana kugira ngo ujye ubisoma ubisobanukirwe. Ni ukuvuga mu gihe bakubwira bati Yesu amaze kubatizwa ako kanya ajyanwa n'umwuka wera mu butayu. Yesu wo nguwo ugiye mu butayu uribaza yuko ari Yesu wuhe? Ngo amaze y'iminsi 40 ngo abona gusonza. Noneho umwanzi aramusanga aramubwira bati kuki utahindura ayo mabuye umutsima kugira ngo urye? Yesu wo nguwo urimo kugerageza na Satani uribaza yuko ari Yesu wuhe? Ni Yesu w'Imana cyangwa ni Yesu w'umuntu? Aho ngaho tubibona uti ni Yesu w'umuntu. None uko aganira n'Imana ariko ukaza kubona noneho nyuma amaze kurwana na kuko byenda aganira avugana na Satani, nyuma amaze gutsinda Satani amwirukankanye Satani avuye aho ngaho, ubwo ni ya soko y'ibirohana babwiraga yamusanze mu butayu. Muri ako kanya bitangira kuzana ijambo bitari iby'ubugingo ahubwo ryica ubugingo. Noneho kubwa amahirwe Yesu we yaragize gute? Yarazi kuko we yari ijambo, yarazi ijambo ry'Imana. Uko ya Satani yazanaga ibiroha, Yesu we yagiraga gute? Yasubizanyaga ijambo ry'ukuri ry'Imana kugeza hamutsindiye. Amaze kumutsinda ngo noneho ngo Imana ngo mwehorereza, ngo samwoherereza abamarayika ngo baramukorera. Aho ngaho iyo uhageze uhita ubona yuko Yesu wo nguwo utaratinywaga no kuza kugeragezwa na Satani yari Yesu wa wundi wambaye umubiri. Ariko hakaba handi nanone ugera ugasanga none hamaze kubajyanye Petero na Yohana ku musozi, none hagahinduka ishusho, hakaboneka ba Eliya bari baragiye kera, hakaboneka ba Mose bapfuye kera. Noneho umwe akavuga ngo reka tucinganda ahangaha ngo eshatu, ngo imwe yawe indi ya Eliya, ukabona uwo ni Yesu w'Imana wari uri aho ngaho. Yesu wa wundi ugenda ku mazi, Yesu utubura imigati, Yesu ukora ibitangaza. Ugasanga ni muri icyo gihe ni ukuvuga we yashoboraga kuba impwe ebyiri icyarimwe. Yashoboraga kuvugana nawe nka Yesu w'umuntu mu kanya agahinduka akuzura ubumana. Haleluya. Kimwe nuko nawe iyo winjiyemo neza hari igihe umuntu ashobora kuvugana nawe nk'umuntu, ukaza ukangisha inama tukaganira, uganira nanjye nguha ubwenge bwanjye. Ariko igihe gito umwuka w'Imana yamurikira yamanukaho, ngashobora kuvuga ibintu bitari ibyanjye nkavuga iby'ubumana. Muri icyo gihe mba ninjiye mu mwuka w'Imana. Ni ukuvuga na Yesu nawe byamubagaho. Yesu nujya gusoma muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 34 ni cyo gihe agiye kujya gusenga. Yaravuze ngo umutima wanjye ngo ufite agahinda kenshi ngo kenda kunyica. Umutima wanjye ufite agahinda kenshi. Ni igihe yari yagiyegereze kuba yabamba. Uwo Yesu ufite umutima ugira agahinda kenshi, icyambere gishobora kwibaza ngo noneho iyo soko irimo kumwoherereza agahinda kenshi kenda kumuturitsa umutima kumwica ni iyihe soko? Ni ya yindi y'umwuka wera cyangwa nanone hari hivanzemo indi soko ishaka kumuvangira? Ariko agira urugero rwiza kuko amaze kubona yuko ngo umutima we ngo wuzuye agahinda kenshi yahise ahungira mu gusenga. Haleluya. Bivuga yuko natwe igihe icyo ari cyo cyose iyo ubugingo bwacu bugiye kuvangirwa dutangiye kuvoma ku isoko mbi, muri ako kanya twakabaye duhungira mu masengesho. Ariko akijya gusenga nanone Satani ashaka kongera kumuvangira. Amagambo ya mbere y'isengesho rya Yesu ntabwo yari amagambo, ubwo Yesu wo turimo kuvuga ni Yesu w'umubiri. Amagambo ya mbere y'isengesho rya Yesu ntabwo ari yandi yaturukaga ku isoko y'ubugingo, kuko yatangiye avuga ngo
nyuma yo kuvuga ngo umutima wanjye ngo ufite agahinda kenshi ngo karenda kunyica, arangije atangira gusenga ngo Mana ngo ndagusaba ngo niba bishoboka ngo iki kirokombe ngo kindenze. Ndagira ngo urebe ayo magambo y'isengesho rya Yesu uwo nguwo. Ariko nyuma akiri muri ibyo ahita yibuka, arangira ati nise ibi ngibi ndimo gusenga ntabwo biri mu bushake bw'Imana. Arangira ahita avuga ati ariko ibyo ntibibe uko mbishaka, bye kuba uko nge mbishaka, kuko uwo wabishakaga gutyo yari Yesu wa wundi w'umubiri ari urimo kuvangirwa na Satani. Ahita avuga ati ariko bye kuba uko nge mbishaka ahubwo bibe ko wowe ubishaka. Akimara kuvuga iryo jambo ngo ako kanya Imana yahise igira gute, imwoherereza za mbaraga z'ubumana, aracyaginga mu bumana. Haleluya. Ni ukuvuga Yesu iyo yabaga yagiye mu mubiri, noneho umubiri Satani akashaka kuzana intege nke, yahitaga ahungira mu masengesho, akongera kujya kwicyaginga nande na se. Kwa kundi uba ufite telefoni ikaba igiye kuzima umuriro, ukongera ukayicomeka noneho ikuzura. Ako kanya rero Satani wari utangiye kumuvangira, akimara kuvuga ngo ntibibe uko nge mbishaka ahubwo bibe ko ubishaka, yahise Imana imwoherereza imbaraga z'Umwuka Wera, arongera yuzura ubumana, ava muri wa mubiri aba ari Yesu noneho wuzuye ubumana. Ahita noneho ako kanya ahita gute agenda ababwira ati nitugende noneho. Haleluya. Ni ukuvuga rero mu gihe turimo kwibuka cyangwa kwizihiza ubutatu butagatifu, reka tugende natwe ubwacu twisuzuma, turebe uko navuze ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Urebe wowe igice cyawe cy'umubiri uhagaze ute, igice cy'ubugingo uhagaze ute. Ese urugero rwa Yesu rwo kujya ajya kwicyaginga ku Mana urimo urabukoresha ubugingo bwawe, urimo urabugaburira ibyo kurya biturutse ku Mana? Kuko igihe icyo ari cyo cyose, igihe uzarugaburira ibyo kurya bibi biturutse habi, ubugingo bwawe noneho buzera imbuto mbi. Turabyumvikanaho? Uramutse ufasha abana babiri, cyangwa wowe wifateho urugero, reka tureke kugira igihe uzajya usoma Bibiliya kenshi, ugasenga kenshi, ukiyiriza kenshi, muri icyo gihe uzatangira kumva ubugingo bwawe buguwe neza, ugenda ukumva uranezerewe, ukumva presence y'Imana iri kumwe nawe. Wagira no mu bihe bikomeye ukumva ntacyo waba kuko uri kumwe n'Imana. Wagira gute umuntu yakubabaza ukumva wowe rwose uhita umubabarira ako kanya ataragusaba n'imbabazi, uti ntuzi ibyo ukora. Ukumva ubaye nka Yesu, uti ntuzi ibyo ukora. Ukumva no mu biteye ubwoba wowe urakomeye, ukumva ufite imbaraga, ukumva umubiri niyo wapfa ntacyo bikubwiye, ukumva sinzi ukuntu umeze. Ni cya gihe umuntu avuga ngo ndumva ndi mu bihe byiza rwose. Ariko igihe noneho utangiye gucogoza ibyo ngibyo, ukamara igihe wumva inkuru mbi, utega amatwi inkuru mbi, cyangwa usoma inkuru zishimishije, nawe ubwawe utangira kwibaza ibibazo bitameze neza. Cyangwa se b'abana ujya ubona bagira gute, hari abana bagira gute bakamara igihe ugasanga arimo arareba amafilime y'amaporono, ikiva murakizi. Ubugingo uko ugenda noneho ubugingo urimo kubugaburira ibyo kurya biturutse muri ya soko mbi, ubugingo bugenda bucogora, bumanuka. Ubwo bumanuka buregera urupfu. Wazagira gute ukisanga umuntu wajyaga gusenga noneho urimo urahura nawe hariya ijipo yambaye, ukibaza ni ijipo cyangwa ni ikariso. Ni ukuvuga uwo muntu aba yaratangiye buhoro buhoro agenda avoma mu isoko mbi, ntagire ubwenge bwo guhita ahagarika iyo soko ngo ayizibe, ngo yongere acyaginge hahandi haturuka isoko nziza. Uko avoma isoko mbi, ubugingo bwo bugenda bugira gute, bumanuka, bukazagera ku gipimo cyo hasi. Muri icyo gihe rero umubiri kuko utegekwa n'ubugingo, kuko ubugingo bwe budahagaze neza, uzahita ntabwo byihishira. Nta muntu udahagaze neza mu bugingo ushobora kubeshya, kuko ni nayo mpamvu na Yesu avuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Uko wagerageza kubihisha kose, ibiri mu bugingo nibyo bizasesekara inyuma, noneho byere za mbuto. Muri icyo gihe uzahita ubibona.
ni ukuvuga rero bikaba bidusaba umwitozo wo kujya tugaburira ubugingo bwacu ibyo kurya by'umwuka wera bituruka ku Mana. Haleluya. Ibyo uzabyitoza gute? Usoma ijambo ry'Imana, usenga kenshi, wiyiriza kenshi, noneho umuntu wiyawe imbere akabasha kugira gute? Gukura no kugira ubuzima bwiza. Noneho umwuka wera yagombaga kuza mu isi, nawe akagira gute? Niwe uzadufasha muri urwo rugendo. Ni ukuvuga umwuka wera ni bya bindi Imana Data wa twese yavugaga ngo nzaza nture muri mwebwe. Yesu yabanye n'abantu amaze kubapfira, kugarura noneho bwa bugingo buzima, kutugarurira uburenganzira bw'ubugingo buzima, nk'uko hariya muri Yohana 1:10 ni Yohana 1:16 ngira ngo ngo kandi abamwizeye bose oya ntabwo ari ni Yohana 14:5 badusomere. Aha, good. 12. Nanjye nari ntangiye kuvoma ku isoko itariyo. Ibi nta bitangaza. Satani utaratinye kujya gushaka kuvangira umwana w'Imana, nanjye ntiyantinya, nta n'undi uyatinya. 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ubwo ni kwa kundi kukugarura muri bwa murongo w'abana b'Imana, ni ukwizera Yesu Kristo, ukaba muri we akaba muri wowe. Noneho yarangiza ibyo ukakira ya mpano y'umwuka wera, kugira ngo umwuka wera ajya kubera umuyobozi, akubera umufasha, akubera umuntu ugufasha kugusobanurira iby'umwuka wera no kugaburira ubugingo bwawe. Noneho umuntu wawe w'imbere akure, abyibuhe, agere ku kigero gishyitse. Ikibazo rero dufite ni nka cya kindi nababwiraga, dufite abantu bita ku mubiri w'inyuma, tukarya ibiryo by'umubiri, tugasanga twarakuze, dufite n'imbaraga, ariko ntitubashe kugaburira ubugingo bwacu, ubugingo bwo ugasanga bwaragwiriye. Iyo bigenze gutyo rero, usanga umuntu abaho mu kwiheba, umuntu abaho mu gahinda, umuntu abaho mu kwitotomba, umuntu atanyurwa n'ibyo afite, umuntu abaho mu magambo, kuvuga abandi, umuntu mbese muri byose uko mushakaho n'urubuto na rumwe rw'umwuka wera wamusohoraho ukarubura, nyamara ugasanga ni umuntu ugenda. Ni ukuvuga biradusaba rero kwitoza kugaburira ubugingo bwacu iby'umwuka, byo kurya by'umwuka bituruka ku Mana. Ngiye gusoza, ariko ndasaba mu buhanga bw'ibyuma hari umuntu uriyo, dushakire kwemera kw'inike, ukwemera kw'inike ukudushyirireho hariya, nubwo tutari muri gahunda y'igaburo ryera. Nyakubahwa pasiteri mumbabarire, ngiye kukubasomesha, kuko ubu ngubu tuta naho dusoza, tugiye kwinjira noneho muri iki gice cya kabiri, ari naho tugiye gusoreza. Mu gice cya kabiri rero Pawulo wakavuga ngo, ni igice cya Abakorinto ba kabiri, igice cya 13, duhere ku murongo wa 5, ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze, mbese ntimwimenya, kandi ntimuzi yuko Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Ahangaha wenda ntabwo ndi bujye cyane mu mateka y'impamvu Pawulo yanditse ibi ngibi, ariko noneho reka tuhite tujya muri application yayo twebwe ubwacu. Icyo tureba ni ukuvuga noneho ahangaha Pawulo arimo araduha umukoro, aratubwira ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu,
mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, ngo keretse mubaye abagabo. Ni ukuvuga nubwo nari navuze ngo wenda nirinde kujya mu mateka, ariko ibyo ariyo byose wenda uko dushobora kuba tubizi, Abakorinto aha ngaha bari bahuye n'ikibazo. Turaza kurisoma, ndaza kubasaba noneho ririya sengesho tuze kurisoma dusoza, niryo turi busorezeho, kandi ariko ndagira ngo mbabwire impamvu yayo. Ni ukuvuga Abakorinto, Pawulo amaze kubabyaza ubutumwa bwiza, barabwakiriye, ababona yuko ari abantu bashimishijwe guhindurwa n'ubutumwa bwiza. Ariko amaze gutandukana nabo, batangiye kwakira izindi nyigisho zitandukanye. Muri bo noneho hazamo kwirema ibice, hazamo noneho abandi barimo kwakira inyigisho zitari zo. Bamwe batangira kumushidikanyaho nk'intumwa, abandi batangira kuzana ingeso mbi, abandi nanone babonye izindi ntumwa zaje nyuma ya Pawulo batangira kwitandukanya ngo turaba Petero, turaba Apolo, ngo turabande batangira kwirema ibice. Noneho igihe bamwandikiraga bari bafite ibibazo bitandukanye byinshi cyane, noneho na za nyigisho z'ubuyobe bari baragize gute barakiriye. Mu bintu byinshi cyane byamuteye agahinda, ngira ngo hari bibiri cyane byamuteye agahinda. Ikintu cya mbere ni ukumushidikanyaho yuko atari intumwa, kandi ibintu bashingiraho atari ibintu bifatika. Mw'abantu b'Imana mwe, hari ukuntu tugenda tugatakaza umwanya mu bintu bidafite akamaro, nyamara ibifite akamaro tukagira gute tukabyirengagiza, tukabyihorera. Hari abajura ngo bigeze kwinjira muri supermarket nziza cyane, barangije ikintu bakoze kugira ngo bibe iryo duka, bo baragiye gusa bakagenda bahindura amakode ariho ibiciro, ya makode muzi. Ikintu gifite agaciro ko hejuru cyane agashyiraho kode y'ikidafite agaciro, noneho cya kindi cyari gifite agaciro nanone kode yacyo agashyira ku kidafite agaciro. Barangije mu gitondo bafata imodoka baraza, bagenda baterura bya bindi byose bifite agaciro ariko bashyizeho udukode dufite amafaranga make. Bagera kuri kontwari bajya kwishyura, bashyiramo kode bagasanga nk'iyi bafure iragura tuvuge ibihumbi 50. Bati nimwishyure, bapakira imodoka baragenda. Bukeye nyine superimarishe asanga yahombye. Ahombye asanga utuntu asigaranyemo ni nk'akantu wenda gato cyane kabaye nk'aka kameza kariho miliyoni 5, kubera bya biciro bahindaguye, ariko nta wakagura kuri miliyoni 5. Asanga yahombye. Ngiyo rero iyo Satani agenda agira gute adukorera, aragenda agafata ibintu by'agaciro twakabaye dutindaho cyane akabyandika agaciro gake, agafata ibidafite agaciro tutakabaye dutaha igihe akaba ariyo yandika agaciro kenshi, tukwirirwa kuri ibyo ngibyo tukaza gusanga ubugingo bwacu turimo kubigaburira ibintu bidafite agaciro. Abakorinto nabo rero nuko byagenze, batangira rero gushidikanya kuri Pawulo bakoresheje ibintu bidafite agaciro. Mbese ubundi ko aba ngaba baje nyuma tubona bo baka amaturo, kandi Pawulo nta maturo yigeze atwaka. Icyo kiri impamvu yo gushidikanya ku kuba Pawulo ari intumwa. Icya kabiri ko abandi baherekezwa n'abagore babo, tukabona Pawulo nta mugore afite. Ibintu nk'ibyo ngiyo bidafite agaciro baba ari byo bashingiraho noneho bagira gute bamushidikanyaho. Icyo kintu cyo kuba bamushidikanyaho ko atari intumwa cyaramubabaje cyane, agerageza no kugisobanura. Aravuga ngo icyatumye nkora ibyo ngibyo nanze kugira ngo mbabere umuzigo, mbaremerere. Kuba ntarabatse amaturo narakoresheje amaboko yanjye, nabikoze kugira ngo ubutumwa bwanjye mbabwira ahubwo mubwakire neza, noneho nabere imbogamizi bwa butumwa mbabwira. Ariko aho kugira ngo babihe agaciro ahubwo byabihinduye iby'agaciro gake. Ikindi kintu cya kabiri noneho cyari gikomeye cyane nuko reba muri Abakorinto ba kabiri igice cya 11, arababwira ngo icyampa mukanyihanganira, ngo icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye. Nyamuneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe byo mu buryo bw'Imana,
kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye, ngo ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yahesheje Eva uburyarya bwayo, ko ariko intekerezo zanyu zayobya mukareka gutungana no kubonera ku bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. ngo ariko jye ko mutanyihanganira, ngo kandi mwibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Ni ukuvuga agerageza kubereka ko yabigishije inyigisho zitavangiye. Ngo ariko ikimubabaza cyane ni uko iyo haje undi ubabwira Yesu batigeze kubwirwa, none we bahita bamwakirana yombi bakamwumvira, bakumva ari we bakwizera kurusha wa Yesu muzima bwabwiwe na Pawulo. Ubwo ni ubuyobe kwa kuvangira. Ni ukuvuga kuvangirwa kwari mu Bakorinto natwe ubu ngubu kutubamo. Niyo mpamvu noneho muri cya gice twasomye cya 13 arimo kubabwira ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizeye, kandi mwigerageze mwebwe ubwanyu. Mwebwe nta wundi muntu wo kugusuzuma wowe, nta wundi muntu ushobora kugushyiramo igipimo runaka ngo akubwire ngo mugakiza ndabona uhagaze kuri dogere zinizi, ngo ndabona kwizera kwawe guhagaze gutya, ngo ndabona mu buryo bw'umwuka ngo ugeze kuri iki gipimo. Ahubwo wowe ubwawe urabizi, ni wowe ubwawe ushobora kwisuzuma ukoresheje umwuka wera, kuko uwo mwuka wera yaje muri twebwe ari we udushinja iby'ibyaha byacu, kandi niwe musifuzi ushobora kukwereka ngo aho uhagaze neza cyangwa ntuhagaze neza, niba twaramuhawe koko. Mwisuzume murebe kugira ngo mutayobywa n'uburyarya bwa Satani nk'uko yayobeje nde Eva. Abababwira Yesu wundi niyo haje bababwira Yesu wundi ngo abo mubatega amatwi mukabakirana yombi, Yesu atari wa wundi mwigishijwe. Yesu wundi rero tubwirwa tukamwakiza yombi ashobora kuba atari no kuvuga ngo ni Yesu wo muri Bibiliya, ngo umuntu noneho kwa kundi bavuga ngo ni Yesu utari umwana w'Imana, ni Yesu utari Imana, Imana si Imana, isa natwe ni Imana idafite ikisa nacyo n'iki. Bishobora kuba bitari n'ibyo ngibyo, ariko ni inama mbi, inama mbi za zindi zica ubugingo. Ugasanga umuntu ukubwira amagambo noneho yica ubugingo bwawe, umuhaye igihe kirekire cyane, umuteze amatwi kurusha umuntu wubaka ubugingo bwawe. Hari ikoranabuhanga ryaraje, za interineti, za social media, YouTube n'ibindi byinshi cyane. Tugura data zacu tugashyiraho. Kuba amahirwe ugiye kuri interineti ugashaka ibitabo bivuga Imana ni byinshi cyane. Yewe ushobora no gutangira isomo rya teoloji ukayiyigisha ukazarinda uguraduwetinga, ugenda usoma ibitabo n'inyigisho nyinshi cyane utagiye mu ishuri. Ariko n'ibyangiza ubugingo biriho byinshi cyane. Ariko ugiye kureba mega z'abantu bagura nyinshi cyane, ntabwo bazikoresha mu byubaka ubugingo, bazikoresha mu zibabwira Yesu wundi zica ubugingo bwabo. Reka mbivuge gutya, ugasanga abantu barajyaho kureba amafilime apfuye. Ubu hari ibintu byadutse byitwa komedi, abantu bakica ubugingo bw'abantu mu izina ry'uko ngo bashaka ngo kubasetsa ngo bubakwe ngo kubasetsa ngo bahugeho gato ngo babe biyibagije ibibazo. Ugasanga umuntu koko iyo bintu byitwa komedi, kenshi na kenshi komedi nyinshi iyo ugiye kuzireba ntabwo zubaka ubugingo bwacu, nizibwira.
ariko ugasanga abantu barareba ibyo ngibyo, barangiza akagenda akareba ibindi biganiro, byose bisenya ubugingo. Ukava mu gitondo urimo kureba cyangwa kumva inkuru zisenya ubugingo bwawe, zibusenya, byagera nimugoroba ngo nagiye ngo gusenga ngo numva ncitse intege. Utazicika ubugingo bwawe wiriwe ubugaburira iki kuva mu gitondo? None urashaka kubukoresha bwamaze kugera ku gipimo cyo hasi. Telefoni wamaze kumaramo umuriro, wavuga ngo reka mpamagare ngo runaka ngo tuvugane amasaha abiri. Nukuvuga ibyo nibyo Pawulo arimo kutubwira ngo ngo iyo tubonye ibyo ngibyo ngo tubyakirana yombi, ngo ariko we noneho tugashidikanya ku ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Ariko noneho na nyuma y'aha ngaha kuvangira itorero byagiye bibaho kenshi. Yesu yavuzwe kenshi cyane. Hari abantu badutse bandi bavuga Yesu atari uyu nguyu ba Pawulo bavugaga. Habaho ubuyobe, ibihe by'ubuyobe biraza, biga abantu batangira kwigisha Yesu. Bamwe bakavuga bati nka bya bindi navugaga ngo Yesu yari Imana, ni ya Mana yaje, ariko Yesu ntiyari umuntu pe, yari Imana, nuko wenda yambaye umubiri ariko ntabwo yari Imana. Izo nyigisho ziraza. Haza izindi nyigisho zavugaga ngo ngo ahubwo Yesu ngo ni ikiremwa Imana yaremye, ngo Imana ngo yabanje ngo kurema Yesu, ngo none delegation of authority, ngo habayeho delegation of authority. Imana imaze kurema Yesu imuha ububasha bwo kurema abantu, ngo abantu nabibaha ububasha bwo kurema abandi, ngo nuko ngo bigenda bikomeza ngo paka ngo n'ubu natwe abahari turacyarema abandi, ngo Imana yo yaremye Yesu wenyine. Aho bakabaho. Kandi izo nyigisho nubwo zageze igihe zigasa naho zicubizwe, ubu ngubu zagiye zizamuka. Hari abafite iyo myizerere mushobora kumva. Haza inyigisho zitandukanye. Hanyuma noneho abizera Imana, itorero rizima, baravuze bati ubu buyobe turabigenza gute kugira ngo tuburwanye? Baravuga ngo reka twicare noneho turebe amahame Yesu Kristo yigishije, amahame intumwa zigishije, ba Pawulo ba Yohana bigishije. Ese bizeraga ibiki kugira ngo tubyandike? Nitumara kubyandika, umuntu igihe icyo ari cyo cyose yisuzuma arebe niba izo nyigisha bizakirimo. Ugiye kumwigisha arebe ese arimo yigisha biriya cyangwa arigisha ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Uzazana ibitandukanye n'ibyo bamenye yuko arimo kwigisha ubuyobe. Baricara, ubwo ndabicamo nihuse kuko umwanya ntawe uhari. Batireka noneho twandike kwemera intumwa zemeraga. Haleluya. Intumwa zemeraga iki? Kwemera ko intumwa cyane kuko icyo gihe bari barimo guhangana na babandi bapfobyaga cyangwa bavugaga Yesu nk'Imana, ariko ntibavuge ko nanone nubwo cya gice cy'ubumana cyari gihari, ariko nanone yari yujuje ibyangombwa byose nk'umuntu. Noneho bakora ukwemera kw'intumwa tujya tuvuga aha ngaha mu itorero ryacu, the Apostles' Creed. Kugira ngo uzahirahira akakwigisha Yesu wundi utari uwo nguwo tuvuga aho ngaho, uzahita umuterera umutera umugeri. Ikibazo rero nuko twabihinduye umuhango wo kuvuga buri cyumweru nene Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, na Yesu Kristo umwana w'ikenege yabyawe n'umwari Mariya, kandi yasanye yari umwuka wera, yabaje gukoza iyo Pilato yari umutegetsi, abamba ku musaraba arapfa. Ukabivuga ukabimanukura ukagenda, ariko ntufate umwanya wo kubyihiramo ngo birebe. Nari navuze ko ushyiraho Yanike, wenda n'iyi ngiyi reka tubanziriza aha ngaha kuko ndashaka kujya ku Yanike nyuma. Ni ukuvuga uko kwemera kw'intumwa kwari igipimo cyo gupimiraho kwizera kwacu, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatazagira undi wizera ibindi bintu bitari iby'intumwa zigeze zigira gute zigishaga cyangwa zizeraga. Haleluya. Urumva rero aha ngaha cyane ko nababwiye bari bahanganye na babandi bashakaga guhakana igice cy'ubumuntu cyari muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ubona bashimangira aya mahame avuga ngo yabyawe n'umwari Mariya, ariko iyo yasabye yari y'umwuka wera, kugira ngo ubone ko n'ubumana bwari burimo. Yababajwe ko Pontiyo Pilato yari umutegetsi, uwo muntu babazwa agapfa agahambwa
ni ukuvuga ni wa muntu nyine bahakanaga wari umurimo wapfuye agahambwa ariko igihe kikagera akazuka akajya mu ijuru. Haleluya. Noneho ayo mahame arandikwa kugira ngo abantu bajye bayasubiramo. Kugeza ubu ngubu hari amatorero agenda bisubiramo. Twageze muri cya gihe cyo kwisuzuma, niyo mpamvu nzanye ibi ngibi. Noneho birangije icyo basa naho bagitsinze, bwa buyobe bundi nanone bwo noneho buhakana 100% ubumana bwa Yesu Kristo buba buraje. Ndimo ndabivuga muri rusange, ntabwo nshaka kugenda kuresiza ngo aba naba. Bo bakavuga bati ngo yari umuntu yararemwe nk'abandi bantu, gusa yahawe misiyo yo gutumwa, nta bumana bwari bumurimo. Barongera nibo bazanye uko kwemera kw'inike, baravuga bahuriye aho hantu y'inike ni muri Turukiya y'ubu ngubu. Babisubiramo baravuga bati ubushize hari ingingo tutashimangiye cyane, tuzanaho tuzihushuye abantu bagira gute, noneho nizo ngizo barimo kuririraho bakagira gute, bakazana ubundi buyobe. Noneho baragenda baravuga bati reka tubirambure neza tubivuge mu buryo bwimbitse, noneho kugira ngo hatazagira undi muntu wongera kuza koshya abantu akabashukisha inyigisho ziyobya. Noneho baratangira bati nemeye Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, gukwemera ni ukwemike, bashyizeho ukw'intumwa. Nuko nguko umva rero, kugira ngo bashimangire neza rero yuko Yesu ari Imana, kugira ngo cya kibazo cyavutse nyuma yuko bakoze ariya mahame yo kwemera kw'intumwa kwa mbere, nako kw'intumwa batangiye noneho bashimangira ukuntu Yesu ari Imana. Bati nemeye Imana imwe, ni ukuvuga Imana imwe. Nababwiye yuko ijambo Imana iyo rivuze uba uvuze baba persona uko ari batatu. Nemeye Imana Data, nako nemeye Imana imwe. Kwemera twese Imana iki imwe, ariko kwemera Imana imwe ni ukuvuga biriya bice, harimo Data wa twese ushobora byose, sibyo? Harimo Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi w'ibintu bigaragara n'ibitagaragara. Haleluya. Kabiri, kandi nemeye wasimbutse subira hejuru gato. Kandi nemeye umwami umwe Yesu Kristo, umwana w'Imana, wahoze ari umwana wayo, isi n'ibiri mu ijuru bitaragira gute, bitararemwa. Saho twahereye bene Data, ko Yesu yahoze ahari kandi ari Imana, isi n'ijuru bitaragira gute, bitararemwa. Barimo barashimangira ukuntu Yesu ari Imana, bakongera bati ni Imana iva mu Mana. Haleluya. Umucyo uva mu mucyo, ni Imana nyamana. Uwo Yesu ni Imana nyamana, nyamara yahoze ari umwana, ntiyaremwe. Muranyumva neza, kugira ngo barwanye bwa buyobe navugaga. Afite akamaro kamwe na ka Data wa twese, kandi niwe waremye ibintu byose. Ibyo ntitwabibonye bene Data mu ijambo ry'Imana. Yavuye mu ijuru amanuka kubaca abantu ngo dukizwe. Haleluya. Komeza. Yandikirwa umubiri n'umwuka wera mu mwari Mariya. Rya jambo marayika Imana yavuze ikarituma marayika, noneho rikarema umuntu. Abo umuntu hanyuma tubandikwa ku musaraba. Ubwo Pontiyo Pilato yari umutegetsi, arababazwa, arahambwa, amara iminsi itatu, arazuka nk'uko byari byaranditswe, arazamuka ajya mu ijuru. Komeza. None ubu yicaye iburyo bw'Imana bwa Data wa twese, hanyuma azakarukana igitinyiro gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Ubwami bwe ntibuzagira gute, ntibuzashira. Kandi nemeye umwuka wera, tugeze kuwa gatatu mu bagize Imana. Kandi nemeye umwuka wera
niwe mwami kandi umugabyi w'ubugingo ukomoka kuri data wa twese no ku mwana. Komeza. Usengerwa hamwe na data wa twese n'umwana, agahimbazanwa hamwe nabo. Uwo mwuka wera niwe wavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi. Ni ukuvuga nuko wenda tutabirambuye neza, na mbere mu gihe cy'abahanuzi umwuka wera yarakoraga, niwe wabavugiragamo bagahanura, wavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi. Kandi nemeye yuko hariho itorero rimwe Katolika ry'Abakristo bose rikurikiza intumwa za Kristo. Haleluya. Itorero rimwe. Ni ukuvuga ba bandi baza bababwira Yesu wundi batabigishije, abazanaga ubuyobe, ayo matorero aza akabigisha Yesu mu bundi buryo ubwo ari bo bwose, abo ntabwo ari itorero ry'Imana mukwiriye kwizera. Wenda ikibazo aha benshi bakunda kwibaza ni Gatolika. Mbabwije ukuri, igihe iri sengesho cyangwa aya mahame bayandikaga, Kiliziya Gatolika y'i Roma yari itarabaho. Kiliziya Gatolika y'i Roma yari itarabaho. Ni ukuvuga ijambo Katolika cyangwa Katorosi mu Kigiriki ni ijambo bakoreshaga kuvuga ikintu kigize gute, ni ukuvuga ni kimwe kandi gikwiriye hose, kibumbiyemo abantu bose. Ni ukuvuga iryo torero, ushatse kubishyira mu Kinyarwanda ni nk'uko wavuga ngo nemeye itorero rimwe, sibyo? Itorero rimwe kandi rikwiriye hose, rikurikiza intumwa za Kristo. Ni ukuvuga umuntu uwo ari we wese uzasanga yigisha inyigisho zikurikiza iby'intumwa za Kristo zigishaga cyangwa zemeraga, uwo muntu ari mu itorero ry'Imana utitaye ku idini asengeramo. Niki ijambo Katolika ryavugaga. Ni ukuvuga iryo torero ryari rimwe, kandi iryo torero iyo tugiye noneho mu buryo bwa Bibiliya neza cyane, usanga nta n'umuntu urizi. Iryo torero Katolika risenga Imana mu kuri no mu mwuka, bikurikiza intumwa za Kristo. Biragoye kuvuga umuntu ngo naza ahangaha nkakubwira ngo wowe urimo, wowe ntabwo uririmo, tutitaye ku madini basengeramo. Uzarisangamo abantu batandukanye baturuka mu matorero cyangwa mu madini atandukanye. Iryo torero ndimo kuvuga cyangwa bavugaga ahangaha, ni ukuvuga niba abantu birinze bagakomeza kuvoma kuri ya soko imwe y'ubugingo itaravangiwe, abantu bagenda uko Kristo abishaka, bakurikiza intumwa za Kristo, abo ngabo niryo torero rimwe Katolika twemera ko ririho. Kandi iryo torero rizagaragara ku munsi wa nyuma, kuko Bibiliya iratubwira, Yesu aravuga ngo abanjye ndabazi bose bariho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe mu matorero atandukanye. Ni itorero ni rimwe mu moko atagize gute, atarama. Haleluya. So nimujya muvuga rero ririya jambo ntibikabavangire cyane ngo muvuge ngo ubu turimo turavuga i Roma. Oya, ni ukuvuga mu itorero Katolika ry'Abakristo bose, ntabwo bavuze itorero Katolika ry'i Roma, bavuze itorero Katolika ry'Abakristo bose. Ni ukuvuga bitavuzije yuko uzasangamo ab'i Roma, usangemo Abangilikani, usangemo Abametodiste, usangemo nabo mu yandi matorero atandukanye, ariko abo Yesu niwe ubazi, noneho ku munsi wa nyuma nibo bazagaragazwa. Iryo torero rero tugomba kuryemera, ry'Abakristo bose rikurikiza intumwa za Kristo. Komeza noneho turangize isengesho ryacu. Mpamya yuko hariho kubatizwa kumwe ko gukuraho ibyaha, kandi ntegereje yuko hazabaho kuzuka ko bapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amen. Murabyizera ibyo? Muracyabyizera? Mwese muracyabyizera? Pawulo rero aravuga ngo nimwisuzume
murebe muri mukihagaze neza mu byizerwa, kandi ngo umuntu wese umutima we niwe mucamanza agomba kubimenya, ngo kereka aramutse ari umugawa muri Kristo. Ariko utari uwugawa, umwuka w'Imana akaba akikurimo, ushobora kubimenya, none ukamenya uburyo ugomba kwitwara no kugaburira ubugingo bwawe. Noneho subizamo mu gusoza. Ndashaka ko iri sengesho turisubiramo noneho twese turyumva niko dusoje. Isubizemo, tuhaguruke twese tuvuge kwemera nike. Murakoze. Pasiteri ntimumpane kuko tukuvuze tutari mu igaburo ryera, ariko ni ukwiga. Nemeye Imana imwe, Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi w'ibintu bigaragara n'ibitagaragara. Kandi nemeye umwana umwe, Yesu Kristo, umwana w'Imana, wahoze ari umwana wayo, isi biri mu ijuru bitararemwa. Imana iva mu Mana, umucyo uva mu mucyo, Imana nyamana, nyamara yahoze ari umwana, ntiyaremwe, afite akamero kamwe na ka Data wa twese, kandi niwe waremye ibintu byose. Yavuye mu ijuru amanuka ku bwacu abantu ngo dukizwe, yambikirwa umubiri n'umwuka wera mu mwari Mariya, aba umuntu. Hanyuma tubambirwa ku musaraba. Ubwo Pilato yari umutegetsi, arababazwa, arahambwa, amara iminsi 3, arazuka nk'uko byari byaranditswe, arazamuka ajya mu ijuru. None ubu yicaye iburyo bwa Data wa twese, hanyuma azagarukana igitinyiro kugira icira abakiriho n'abapfuye urubanza, ubwami bwe ntibuzashira. Kandi nemeye umwuka wera, niwe mwami kandi umugabo w'ubugingo, ukomoka kuri Data wa twese no ku mwana, usengerwa hamwe na Data wa twese n'umwana, imbazanywa nabo, wavugiraga mu ijwi ry'abahanuzi. Kandi nemeye yuko hari itorero rimwe Katolika ry'Abakristo bose rikurikiza intumwa za Kristo. Mpamya yuko hariho kubatizwa kumwe kuko kuraho ibyaha, kandi ntegereje ko hazabaho kuzuka ko bapfuye n'ubugingo bo mu gihe kizaza. Amen. Imana ibane namwe.